Kuri uyu mugoroba rero hasohotse inkuru ivuga ko Gafaranga akatiwe iminsi 30 y'agateganyo ubu tuvugana agiye kwerekeza i Madrid. Gafaranga yarakurikiranyweho ibyaha byo guhohotera umugore we. Icyatumye rero iyo minsi 30 y'agateganyo ayikatirwa ku buryo agomba kujya muri gereza ntakurikiranwe ari hanze nkuko byavugwaga ni ukubera ko umugore we yamuteye ihungabana rikabije. Iryo hungabana barivuze mu rukiko kubera ko iburana ryabo ryabereye mu muhezo. Umugore wa Gafaranga afite ibisebe mu ijosi. Umugore wa Gafaranga araribwa mu nda cyane kubera ko yagiye amukubita mu nda cyane. Umugore wa Gafaranga afite ihungabana ry'uko umugabo yamwimye uburenganzira bwo ku mitungo yabo. Umugore wa Gafaranga afite ihungabana ry'uko yahereye karamusaba divorce mu gihe yabonaga ko umubano wabo udashobotse. Gafaranga kanga kuyimuha agakomeza kumwicira kurwara nk'inda. Yes, ladies and gentlemen, ndabasuhuje kandi mbaye nikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri K7 magazine. Bahaye ikaze mwe mwamaze gukanda kuri subscribe. Nawe niba utarayikora rero ukaba uri kureba iki kiganiro, reba munsi no video hanyuma ukande aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo nk'ibisanzwe. Iyi ni K7 magazine. Ariko kandi ntabwo mba ndi nyine mba ndi kumwe na mugenzi wanjye muri kureba kuri screen zanyu. Ndeba wazanye n'ikiziriko mu ijosi bakaba bamwita Grace. Umeze uturakiriye? Meze neza. Umva titre. Bishop Gafaranga akigera Mageragere ku minsi 30 y'agateganyo. Yagezeyo sobo bahise bashyiraho amafoto y'abantu bari bafunzwe katurebe bambaye agapfukamunwa benshi. Katurebe nkibaza Gafaranga ageze muri gereza covid ikiri kuba konzi ko yarangiye. Katurebe debera nawe muri kubireba abadukurikiye nago babibona. Nuko bimeze biransekeje rero. Titre tuba twandika umeze utase Kizo? Shandaho ndashima Imana n'abantu bake. Haka nta ibintu rero wiharaje ntaga ari byo gusa ibyo bintu. Ariko muri abo bantu bakeya ko ufite ikibazo kushobora no gusanga nawe urimo. Ikibazo mba mfite shanze ko nge ntarimo pe. None se ubwo nuko nta kintu ujyo ntamo. Muri make nta kintu nkumariye. Mba nkoze ikiganiro mzanye breaking saa moya breaking se izo ko ari z'abakunzi be. None se nangerega nshobora kwisangayo n'ubu ngubu ariko Imana imbabarire da. Nta mpamvu ndabona yatuma ngerayo. Nta mugabo udafunga. Ntabwo ndaryo twanjye ngo njye kurenzaho nige n'utwabande ndacyahazwa n'utwanjye. Nasara umugabo udafungwa Kizo. Harya ngo udafunzwe bamwitege. Shana ukora umugabo mbwa bavuga ko aseka imboye. Impamvu baba baraciye uwo mugani ni ukubera ko nawe isaha n'isaha ushobora kwisangaho nawe mu gihe utagize gute utatekereza. Ntabwo musetse ahubwo se yagezeyo nge narinzi ko akiri harahe. Ni nuza ni titre mbonye kandi bashyizeho imfungwa zo muri corona. Nasubwo nawe ari muri turi muri corona uba muri gereza n'ubundi akasubwa akakanya ntagapfukamunwa bambara. Nzi bakatiye ni mugoroba bajyanye ni mugoroba. Urumva nyine yabagezeyo. Ahubwo akakanya wavuye mu Bugesera ugeze za nuza zaya. Ni ya makabya yacu y'abasesenguzi no kugira ngo nyine mukurure mushake amaviews ku cyumwana ngenzi gira mu gitaramo ariko cya nuza cyande cya Kamiliyoni. Ko yarashaje nagakibye nubwo nabonye yaje yabirakare makose Kamiliyoni watujije iki koko. Mwerega mwaramubitse koko kugira ngo umuhanzi nka DJ Pius mwakoranye indirimbo nziza Gatako aza guhereza ibiganza yakoresheje tike ye wange kumusuhuza wabonaga n'umusuhuza urabiki koko. Nubwo utari kunyumva ariko baze kugusemurira yanakumva wabivuze mu kigande se ubundi konzi ko wabayeyo. Nonse kuba narabaye mu Bugande nzi ikigande cyose konzi cyo kwideburira cya mwaramutse cyamwiriwe njagara kumanya kwayagaranyo Kamiliyoni watuzije iki abakobwa beza bakuzaniye ato ntago bari beza bakuzaniye indabo zabo baziguza amafaranga
ukanga kuzakira bari abakobwa ntabwo bari bahereza beza icyubahiro nawe baguhaye ubwo kuko wakoze iki. ako bari abakobwa n'abavuye Buganda ariko amakuru mfite ari mu mihanda ari kuvuga ko byose byatewe na Wizo murumuna we umugabo wa Teta Sandara ntabwo bazanye nyine cyabiteye ibiri kuvugwa muri iyi mihanda yacu impamvu mba nongeyeho ngo biravugwa no kugira ngo ejo nanjye nazashiduka bageze batyo rero dore ikintu iyo mpamvu uretse nk'ubusobanurire uzajya uvuga ngo biravugwa uvuge n'uwabivuze werekane n'aho bivugwa nzaherekana biri kuvugwa ko igihe uvuga ko hari umumotari wakuzanye n'ubundi nzajya mvuga ko ari umumotari wabimbwiye cyangwa nabyumvishije mu isoko mvuye guha hano hirya dodo mu isoko nca ku bantu numva bari kuvuga bati Wizo na Chameleone bari bafitanye gahunda yo kuza hano mu Rwanda ariko Wizo we ntiyashakaga kuzana n'umugore we umugore we akomeza kumushyiraho igitutu ati nanjye turajyana abonye umugore we yakamejeje arasigara umugore we azana na Chameleone kandi muzi neza ko ni ibisanzwe Chameleone na murumuna we bajyaga bakubetana imigeri n'ingumi iyo babaga bahuriye mu kabari ntibajye agacupa kaba kamaze kubageramo nibagira ibintu bumvikanaho barateranaga nyine ingumi kakava ubwo rero abamotari babivugaga oya n'abantu mu isoko babivugaga nahuye nabo Chameleone yaje yazinze umunya yarakaye DJ Pius akimugeraho arambwira ati mva imbere nta nubwo nigeze nkumenya nka bya bindi bizatubaho igihe Yesu azaba agarutse mu isi bigeze kuri urwo rwego n'abakobwa beza yabahunze noneho abanyamakuru umva yari no kubikubita ahubwo ariko garate bakomeza kumutunga mikoro yari kubakubita tuvugisha ukuri ntago bari abakobwa bari beza ngenda bita beza kubera ko nge nabibonye nawe ufite uko wabibonye batandukanye n'abari basanzwe baza ku kibuga cy'indege kuzana indabyo ngewe nka Grace nabonye ari beza nawe na Kizo ijisho ryawe ryaguhaye nabonye n'indabyo bazitaye nase tureba kimwe mboni yawe ntago ireba nk'iyanjye ngewe naketse ko bari abakobwa baturutse Buganda indabo ntago bazitaye umukobwa yakomeje kugenda apfundika ururabo Chameleone yanga kurufata arahindukira noneho Chameleone ahita ajya mu modoka akimara kwinjira mu modoka umubonsa wari umuhagaze iruhande wa mukobwa abuze uko abigenza abonye indabo agiye kuzisubizayo ahita aruhereza umubonsa arujyana mu modoka ese wa mubonsa w'urwo rurabo warujyanye he katari urwawe kandi yarushyiriye nyirarwo uraza kurereza Chameleone warwangiye ku kibuga saraza kurwemera mu modoka ariko nanjye tubiraye nabyo wapi kabisa Cyakora Chameleone wazanye agashya n'ukuri erega arisaziye amaze kwisazira numiraniwe navuze ntikarabaye none ati si biki amaze kwisazira ntabwo ibintu by'indabo bigikora ese iki gitaramo cyo kiraza kuba niba ibintu bibanjirijwe n'ibi ngibi iki gitaramo kiraza kuba ese ubu biraza kuba byagenda bitera cyangwa no kuri stage azagerayo ahagarara ati simba aririmbira bacurange playback amafaranga baba bamwishyuye ubwo yabapfiriye icy'ubusa itekeze Karomba n'umukire Karomba arakize numiwe hagati aho ariko byo ntabwo ari byo byari bituzanye ariko n'ubundi iyo nayo ni breaking ahubwo twari dufite breaking ejo murabizi neza ko ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ejo hashize ego twari twabahaye inkuru y'uko Gafaranga yaburanye ifungwa n'ifungura by'agateganyo ngewe nuko ndi kubivuga mu nyihanganire ifunga n'ifungura se iryo ntabwo tuvuka hamwe nta nubwo twize hamwe ubwo twumva ibintu ariko ntabwo tubivuga kimwe ngavuga ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo yego ubu iyi saha tuvugana ikigenje kubahera kino kiganiro Bishop Gafaranga mwamenye ariko uzwi ku mazina ya Haba iyaremye Zakari ariko numvishije bari gusigana ngo Zakari ngo siwe Zakayo Zakariya Zakari siwe Zakayo siwe na Zakariya sinzi uko numvishe babivuga wenda yaba Zakariya numvishe nyine bari kubishwanira ariko numvishije nta n'ikintu binavuze kubera ko ibintu bigenda bihinduka kubera ko nanjye nubwo nitwa Grace hari aho ngera nkitwa Gaga hari aho ngera nkitwa Grace hari aho ngera nkitwa Gracia hari aho ngera nkitwa Garase nyine abantu bivuga uko babishaka bitewe nuko babyumva
neza abizi neza ko inda bagenda bagira gutyo ngo yego neza neza wagira ngo wari uhari. ntago nari mari ariko ni ibivugwa mu itangazamakuru kariko byagenze. ni ibivugwa ku mihanda. ati ngo arari asubwo ibisebe byo mu nda muba mwabibonye. Ibisebe byo mu nda hari ukuntu umuntu ashobora kugukubita nk'umugeri ukarwara igisebe mu nda nk'amara agahita acikamo 7. none se ugasigara ukiri umuntu utera intambwe kuriya aba afite igisebe mu nda. ako shabyihorera irantambwe ko yayiteye ari guhunga abapaparazi yayiteye kubera ko yari yishimye. yabahungagamo ibiki ntabwo abonye ko ari yambaye agafurani nk'aka gahisha ibyo bisebe byo mu ijosi ko mwagiye mureka. none nawe uri kubihisha. oya njyewe nuko nkonje dore hariho imbeho njye nta bisebe mfite singira ijosi ryanjye nta bisebe mfite. sharika bara ngo ibisebe byo gusa hagati aho ku rundi ruhande hatagira abantu bumva ko turi kuvuga gutyo wenda bagire bati Gafaranga turi kumuvugiraho kubera ko nkuko nahereye kare mbikubwira ngo umugabo aseka imbohe. Gafaranga ntabwo twari twishimiye ko ajya muri gereza kubera ko Gafaranga hari byinshi yari agikeneye muri iyi si ariko nyine nanone muzi neza ko iyo umuntu akoze ibyiza biramugaruka n'iyo umuntu akoze ibibi biramugaruka ariko agiye kwiga agiye kugororwa agiye gukomeza kurikiranwe n'ibindi azabigeraho umwaka umwe nta kare ariko nyine uko byagenda kose abantu uziko mu mwaka umwe ashobora kuzagaruka mureka kwirirwa mukandamiza abagore banyu cyangwa abagabo banyu muzi ngo bizaguma mu nzu cyangwa bigume mu buriri. Hari igihe kigera umuntu akazura umugara ariko akagenda akaguhagarara ku gakanu uziko setsa uziko mu mwaka umwe nta n'igihumbi ashobora kuzagaruka asanga nta nuru yisevingira n'igihumbi. Iriya minsi 30 yari kurutwa nuko bamubwira ati Gafara tugukatiye imyaka 5 uzikira minsi 30 ubuse nuza yarayimazemo imyaka ingahe Titi Brown oya nibyo Titi yayimazemo fata ku mavuta yarayimazemo imyaka ingahe oya imyaka niba si umwaka si yafunzwe umwaka ushizera byashoboka kandi wibuke ko iyo bagukatiye wa wundi cyangwa se yayindi ntago bayiheraho batangirira igihe umuntu wamaze igihe kirekire Titi Brown ntago iriya minsi 30 ntago yamazemo imyaka 2 nuza yimazemo imyaka ingahe uriya Ndimbati kandebe kimwamwanya arasohoye nindo ugabanye volume atagira umuntu udutera copyright. Ikaze TV Rwanda arakatiwe Gafaranga iminsi 30 uwo twamutanze ku breaking nubwo tutarasohora ikiganiro turahita tugisohora ariko ubwo ikiza cya kimwamwanya ku mugani wawe ubu yagezeyo wabona yanamwerekeje murago ahubwo ejo azabajyana Mageragere. aha ubwo rero reka dutegereze ntawamenya wenda Bishop Gafaranga ako subwo ntazajurira ibyiza bijye bitubera isomo ry'ibyiza nyine tubikurikize nibibe bijye bitubera isomo ry'uko tutagomba kubikora. Abantu mwese muzi ko muhohotera abantu abo mwashakanye muzi ko mwabashatse mubakunze shano kuri mugabanye kubera ko ntago ari byo. Garase rero nyemerera rero urukumva tugarukira nabikwemereye none twakomeza dukomeza ikiganiro bwije kandi ndashaka gutaha. Ushaka gusohora gutaha da mvuze gutaha hari ikindi mvuze gusohora se gira vuba utahe byo mvuze gutaha da gusohora ubwo no gusohora iki ikiganiro okay nabyo byashoboka wari wiyumviye ibyawe ariko ubwo reka dusezere ku bakunzi ba K7 magazine abakunzi ba K7 magazine mukore subscribe kandi bino biganiro mu bikunde zo mubona tuzabyirebera soko se